Satani nazajya kubwira yuko kubaho bidashoboka, ujye umubwira ko birashoboka. Nakubwira ngo ntabwo uzigera ubona umugisha, ujye umubwira yuko birashoboka kubona umugisha. Satani nakubwira ngo ntabwo uzabyara, ujye umusubiza ijambo ngo birashoboka kubyara. Satani nazajya kubwira ngo ntabwo uzakira, uzajya umusubiza ngo birashoboka gukira. Satani nazajya kubwira ngo ntabwo uzigera utera imbere, ujye umubwira ngo birashoboka gutera imbere. Satani nazajya akubwira ijambo rivuga ngo ntabwo uzigera ubaho neza. Reka nongere mbasuhuze kandi mbabwire ngo amahoro y'Imana nakomeze abe ku buzima bwanyu. Nari mbakumbuye, hari hashize igihe kirekire, harashize iminsi myinshi tutari kumwe, ariko Imana yongeye kuturinda ikatusigama, yakoze ikintu gikomeye cyane ku buzima bwacu. Amazina nitwa Rukundo Emmanuel, ku izina ry'umurimo w'Imana ni Prophet. Ndanezerewe cyane abantu bose muri mu bihugu bigiye bitandukanye, ndababwiye ngo umwaka mushya muhire, kandi umwaka w'amahoro, umwaka wo kubona Imana mu buryo budasanzwe, umwaka wo kongera gufashwa mu buryo bw'umwuka, umwaka wo kongera kubona igisubizo cy'Imana, umwaka wo kongera gukizwa bushyashya, umwaka wo kongera gukira indwara, umwaka wo kongera kubohoka mu bugingo bw'umuntu ndetse no mu mubiri. Imana ishimwe cyane. Reka nkuko tubanza gusenga, reka tubasenga Imana. Niturangiza gusenga Imana, uyu munsi mbabwire ijambo cyangwa ubutumwa Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo mbagezeho uyu munsi wa none. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo wa Nazareti, warenze ubugingo bw'abera, urinda ubugingo bw'abanyagihugu bagiye batandukanye. Uyu munsi wa none tugarutse imbere yawe, tuje kuvuga gukomera kwawe. Reka aya magambo agire agaciro, agire umumaro ku bazadukurikira bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none ineza yawe no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Rero ndishimye cyane kandi ndanezerewe, ariko ijambo ngiye kubagezaho ni ijambo riri muri Yoweri. Ni umwe mu bahanuzi bato bavugwa muri Bibiliya, ariko bahanuye amagambo akomeye cyane. Ahanura umurwa wa Yerusalemu, arahanura ababwira Abisiraheli ibyo Imana yari imutumyeho. Ariko umunsi nk'abakristo cyangwa nk'abagenzi bajya mu ijuru, natwe twahindutse abana b'Imana, twahindutse ubwoko bw'Imana kubw'amaraso Yesu Kristo umwami wacu. Reka rero dusome amagambo ari muri Yoweri ni ibice byaho 4, ndahera ku murongo waho wa mbere wonyine ndageza ku murongo waho wa kabiri. Hagira hati Yoweri ibice byaho 4, ku murongo waho wa mbere ndageza ku murongo waho wa kabiri. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Imana izahana amahanga yarenganyaga Isirayeli. Nuko dore muri iyo minsi no muri icyo gihe, ubwo nzagaruka abajyanwe ari imbohe n'i Buyuda ab'i Yerusalemu, nzateranya amahanga yose nyamanurire mu gikombe cya Yehoshafati, niho nzabaciraho urubanza rw'ubwoko bwanjye, ari bwo mwandu wanjye Isiraheli, abo bafatanyije mu mahanga bakigabanyamo igihugu cyanjye. Imana itugire neza cyane. Reka nongero cyane ku murongo wa 3 ngo kandi bafindiye ubwoko bwanjye, bagurana umuhungu maraya n'umukobwa, bakamugurana inzoga kugira ngo babone ibyo kurya. Imana idutabare cyane. Reka twongere dusome umurongo naho nako ibice 3 naho ku murongo wa mbere. Twadusunye ibice byaho 4, reka twongere dusune ku bice 3. Turacyaye muri Yoweri. Haratubwiye ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bahungu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Imana itugire neza cyane. Uyu mwaka ni umwaka turi kwinjiramo, ni umwaka w'umugisha ku bantu babanye n'Imana. Ariko Yoweri we avuga amagambo akomeye cyane, shaka kugira ngo uyu munsi wa none nkubwire. Ijambo rya mbere
rikomeye cyane. Uyu munsi tujye gutangira umwaka, shaka kubwirana ijambo rivuga ngo ukeneye umwuka wera. Iki gihe turimo ukeneye imbaraga z'umwuka wera. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo ukeneye imbaraga z'umwuka wera. Ubuzima bwawe bwa buri munsi ukeneye imbaraga z'umwuka wera. Ijambo riratubwiye ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, ariko cyangwa abageze mu zabukuru, abasaza bo bazarota. Yoweri ni umwe mu bahanuzi bahanuye avuga ku by'iminsi imperuka, ariko cyane avuga uburyo Imana ifite misiyo cyangwa ifite gahunda yo kuzohereza umwuka wera ku basore, ku bakobwa, ku bakambwe bo bazanarota. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero nari nababwiye ngo tujye kuvuga ku ijambo rivuga ngo ukeneye imbaraga z'umwuka wera. Ubuzima bwawe bwose urimo ukeneye imbaraga z'umwuka wera. Mu mibereho yawe ya buri munsi ukeneye imbaraga z'umwuka wera. Mu rugo rwawe ukeneye imbaraga z'umwuka wera, kuko iyo ufite umwuka wera, Satani iyi nzandiko agenda yandika akubwira ngo ntabwo uzabaho, ntabwo uzarama, ntabwo abana bawe baziga, ntabwo, akagenda ashyiramo igihekane nta. Uwo musubiza ijambo rivuga ngo birashoboka. Satani nazajya akubwira yuko kubaho bidashoboka, ujye umubwira ko birashoboka. Nakubwira ngo ntabwo uzigera ubona umugisha, ujye umubwira yuko birashoboka kubona umugisha. Satani nakubwira ngo ntabwo uzabyara, ujye umusubiza ijambo ngo birashoboka kubyara. Satani nazajya akubwira ngo ntabwo uzakira, uzajya umusubiza ngo birashoboka gukira. Satani nazajya akubwira ngo ntabwo uzigera utera imbere, ujye umubwira ngo birashoboka gutera imbere. Satani nazajya akubwira ijambo rivuga ngo ntabwo uzigera ubaho neza, ujye umusubiza ngo birashoboka kubaho neza. Satani nakubwira ngo ntabwo uzigera ubona agakiza, ujye umusubiza ngo birashoboka kubona agakiza. Imana himbazwe cyane. Rero aya magambo yitwa gutunga imbaraga z'umwuka wera nibyo bizagushoboza gukirizwaho ibyaha biri, nibyo bizagushoboza kubaho mu isi y'akavuyo ugakomeza umugambi wawe, nibyo bizagushoboza urwo rugo rwawe uzashobozwa nuko ufite imbaraga z'umwuka wera. Kuko Satani ari guteza ibibombe, ari kwangiza abantu cyane, ari kugenda amarama abantu ibyiringiro, ariko abera bafite umwuka wera, ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa igice cyawe cya 8 niho habisobanura naho uburyo iyo ufite imbaraga z'umwuka wera ngo ubasha burya no kwihanganira ibikugerageza, ubasha no kubaho mu buzima bukiranuka. Cyane cyane amagambo dusomye atumenyesha uburyo Yoweri ari guhanurira Isiraheli. Hari ibintu bikomeye yahanuyemo, nanjye ubwanjye natekerejeho, numva nabibwira abantu turi kumwe mu rugendo. Ibaze kuri umurongo waho, nihuze cyane kuri umurongo waho wa mbere, nako ibice bitatu ku murongo waho wa mbere wabisobanura avuga ati rero icya mbere cyangwa ubuzima bwanjye nawe mu buryo bw'umwuka dukeneye gutunga umwuka wera, ngo kuko ibaze ngo hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Imana ishimwe cyane. Ariko hano ho ahageze kuri umurongo waho ibice 4 ku murongo waho wa kabiri yavuze ngo nzateranya amahanga yose nyamanurire mu gikombe cya Yoshafati, niho nzabaciraho urubanza rw'ubwoko bwanjye, aribwo mwandu wanjye Isiraheli, abo batatanyije mu mahanga bakigabanyamo igihugu cyanjye. Ahangaha ni uburyo Yoweri yari kubabwira Isiraheli, abamenyesha ngo Imana izahana amahanga yarenganyaga Isiraheli. Yari kuvuga uburyo amahanga kino igihe kimwe Isiraheli yari kurenganwa cyane n'abanyamahanga, ariko ahanura uburyo Uwiteka Imana izabahana, abamenyesha ukuri, abimenyesha uburyo bakwiriye kubaho mu buzima biringira Imana, ko ibyo Satani yagambiriye ku buzima bwabo Imana iri kubireba kandi ifite umugambi wo kuzabarengera. Nihuse cyane aya magambo, hari ibintu bikomeye cyane nakuyemo cyane.
ari naho natekereje Imana yambwiye ngo akarengane kawe cyangwa uburyo uri kurengana, uburyo Satani yagiye kuriganya, Imana yohereje ubutabazi kandi ifite umugambi wo kugira ngo ikumenere cyangwa ikurengere. Iri jambo ni byiza, hari icyo ritumenyesheje, hari n'icyo nanjye rimbwiye, hari n'icyo natwe nge nawe twembi ritubwiye. Ariko hari ibintu bigeze kuri bitatu numva wakibaza. Uyu muntu Imana isaba kugira ngo atunge umwuka wera mu uyu mwaka wa 2023 n'umuntu umeze ute? Ese ni umuntu ukwiriye kwitwara gute? Ni umuntu se ukwiriye kugenda gute? Rero ndagira ngo umenyeshe ikintu cya mbere, mwene data, niba hari ibintu byakwisingiro by'ibyaha, niba utarizera Kristo umwami mukiza mu bugingo bwawe, niba ubuzima bwawe utarahindura igihugu ndi kuvuga guhindura no guhindura ahuri cyangwa ibyo ukora mu iki gihe, ibyo wakoraga bitanezezaga Imana, banza uhindura address yaho uyu munsi wa none uri kubarizwa. Ese uri kubarizwa mu kihe gihugu mu isi imeze gute? Niba uri mu isi yo kurimba, kuri mu isi y'ibyaha, uri mu isi yo kutamenya Imana, uyu munsi wahawe amahirwe yo kugira ngo uhindukire ugifite uburyo. Ikindi kintu gikomeye Imana ishaka ku bantu bagiye kwinjira mu uyu mwaka, Imana irashaka ko abantu bihana bakezwa, abantu bakareka ibyo barimo, abantu mukareka ubusambanyi, abantu mukareka ubugambanyi, abantu mukareka gutukana, abantu mukareka kwiba, abantu mukareka guhemuka, abantu mukareka ibyo murimo, kuko Uwiteka Imana atanezerewe na gato cyane. Imana irashaka ko nge nawe twahinduka, twamara guhinduka tukabasha gusaba imbaraga z'Umwuka Wera, kuko imbaraga z'Umwuka Wera nizo zizakubashisha kubaho mu isi ifite ibibazo bimeze gutya. Imbaraga z'Umwuka Wera nizo zizagushoboza guhanga n'ikintu navuga ngo uyu munsi wa none nari ndi gusenga gikomeye cyane, natekerejeho hagiye kubaho ibintu cyangwa hagiye kubaho ibihe ku buryo udafite imbaraga z'Umwuka Wera atazashobora kubyihanganira. Hagiye kubaho akarengane, hagiye kubaho inzara, hagiye kubaho umubabaro, hagiye kubaho impfu nyinshi, hagiye kubaho ibibazo bitandukanye. Ariko ufite Umwuka Wera azashobora kubyihanganira. Ndakangurira umuntu wese unkurikiye gutunga imbaraga z'Umwuka Wera. Ndakangurira wo nkurikiye mw'iyi minsi ugize umugisha ugafungura kwicano irasohoza. Imana ikuzuza imbaraga z'Umwuka Wera, 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 Imana ikuzuza imbaraga z'Umwuka Wera. Rero kuzuzwa Umwuka Wera birashaka ko nge nawe cyamuri yatubwiye ngo nimushaka muzambona kandi nimukomanga muzakingurirwa. Hazaba ukwiye no kugira umugambi wo gushakisha, kugira ishyaka ryo gushakisha imbaraga z'Umwuka Wera, ukagira ibihe byiza byo gusenga, ukagira ibihe byiza byo kubana n'Imana, ukagira ibihe byiza byo kwinginga Imana, ukagira ibihe byiza byo guhindahenda Imana, ukagira ibihe byiza byo totaselebo yakita, ukagira ibihe byiza byo kubwira Imana ngo Mana, ukumva ufite ishyaka n'inyota, ukumva ufite ishyaka n'umuhati byo kubwira Imana ngo Mana, nanjye ndashaka kugira ngo unyuzuze Umwuka Wera. Ikindi kwihana umaramaje, ukagira ibintu kimura, ukagira ibintu reka, ukagira ibintu uvuga ati uyu munsi wa none ntabwo nzabisubira. Rero Imana ikumera umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikwagure, Imana ikuzuza imbaraga z'Umwuka Wera. Ijambo tuvuye ngo icyo gihe abakobwa, abasore bazahanura. Mbega no guhanura ni umurage, guhanura ni isezerano dufite, guhanura ni isezerano dufitanye n'Imana, guhanura ni misiyo Uwiteka Imana yatwihereye, tugomba guhanura kuko yaravuze ngo icyo gihe misi turimo abakobwa n'abasore bazahanura, abasore bazahanura, ariko abasaza bo bazarota. Nashimwe cyane, kwifurije kubaho mu gihe nk'iki ufite imbaraga z'Umwuka Wera, kwifurije kuba mu gihe nk'iki ufite amavuta y'Umwuka Wera, kwifurije kuba mu gihe nk'iki ufite Umwuka Wera mu buzima bwawe ndetse mu bugingo bwawe. Imana ikumera umugisha. Tugiye gusenga Imana, usaba Imana Umwuka Wera, usaba Imana imbaraga z'Umwuka Wera, usaba Imana kugira ngo ikwihishurire, usaba Imana kugira ngo ibane nawe. Reto stapine eregrome. Imana ikuzuza imbaraga z'Umwuka Wera mu gihugu uherereyemo, Imana ikuzuza imbaraga z'Umwuka Wera ahantu wicaye, Imana ikuzuza imbaraga z'Umwuka Wera mw'iyi minsi iruhisha abagenzi,
mw'imi Satani ari kugenda yangiza abantu mw'iki gihe cya 2023 y'umwaka ubigire icyifuzo ubwira Imana ngo nyuzuza umwuka wera. Umwuka wera gushoboza kwirinda ibyaha, umwuka wera adushoboza gusenga, umwuka wera adushoboza kuririmba, umwuka wera adushoboza kuvuga ubutumwa dushize amanga. Umwuka wera ni imbaraga, umwuka wera ni umufasha utabura kuboneka mu byago. Niyo umuhamagaye nawe abasha kubana nawe akakuzuza kwihangana, akagushoboza gukora ibyo ukora ibyagiye bikunanira. Ariko hari imimaro itatu navuga cyane ku mwuka wera. Ubundi umwuka wera ni Imana, nawe aba atuba hafi akatubuza gukora ibyo abandi bantu bakora, akatubuza kwitwara uko abandi bantu bitwara, akadushoboza gusengera mu kuri no mu mwuka. Kuko umwuka wera azagushoboza no kubaho mu buzima bw'ibyaha ariko we ntubikore. Nta kindi kintu cyagushoboza kubaho mu nzira y'agakiza no gusenga ngo bigukundire usibye kubaho ubuzima butunze umwuka wera. Tujya gusengana Imana, tujya gusengana Imana, tujya gusengana Imana. Niba ngombwa uzamura amaboko, niba ngombwa ubwira umutima wawe ngo umutima wanjye uyu munsi wa none nyuzuza imbaraga z'umwuka wera. Uyu munsi ubwira Imana ngo Mana nyuzuza imbaraga z'umwuka wera. 2023 Imana kuzuza imbaraga z'umwuka wera, Imana kuzuza imbaraga z'umwuka wera wa musore, Imana kuzuza imbaraga z'umwuka wera wa mama we, kuzuza imbaraga z'umwuka wera. Reka dusengane Imana, reka dusengana Imana, reka dusengana Imana. Icyampa Imana ikakuzuza umwuka wera mw'iki minsi, icyampa Imana ikakuzuza umwuka wera mw'iki gihe tugezemo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana ishoboye ibintu byose, Imana igikora ibyananiranye. Sengeye abantu bose badukurikiye, abifuza kugira ngo buzuze imbaraga z'umwuka wera, abifuza kugira ngo ubugingo bwabo bukire, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mbaraga zawe zigote abadukurikiye, mbaraga z'umwuka wera zigote abamama, mbaraga z'umwuka wera zigote abasore, mbaraga z'umwuka wera zigote abantu bose badukurikiye mu izina rya Yesu. Mw'iki gihe kigoye, mw'iki gihe kiruhije, uzuza abantu bawe umwuka wera, uzuza abantu bawe imbaraga z'umwuka wera, uzuza abantu bawe imbaraga zinesha icyaha, uzuza abantu imbaraga zibasha gutuma twakiranuka. Mbaraga z'umwuka wera, umukristo uzifuza uzimuhereze, umusore uzifuza uzimuhereze. Totala sopene mandiko tasava retosa fo enema ayasikodremo yahita reosa and hodre emakia. Mwuka wera naze ku basore, mwuka wera naze ku rubyiruko, mwuka wera naze ku bamama, mwuka wera naze ku basore mu izina rya Yesu. Uhere umunsi wa none abarwaye nabo ndabasengeye nibakire mu izina rya Yesu. Abarwaye mu nda nibakire, abarwaye amaso nibakire, abarwaye impyiko nibakire, abarwaye imigongo nibakire, abarwaye umutwe nibakire mu izina rya Yesu. Mwuka wera w'imbaraga akora ibyo utware ku buzima bwabo. Urakoze Yesu, ukuri Imana ibakijije bisenze byize mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibageneza turi kumwe. Imana ibuzuza imbaraga z'umwuka wera. Ndabakunda cyane. Bye bye.